Call me anytime, any day. Take me anyway. Summertime or winter, oh baby. If it's cold, let me freeze with you. It's hot, let's go petale. Petale, petale, petale. Take over, game over. Just be my controller. Take over, game over. Yo, my people out there, yeah, them come here, go the bad boy shot, I call a believer, champion, most conqueror, the teacher, the bleacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams, the sanitizer, the water dispenser, the isolation. I live the life I love, and I love the life I live. Mr. Dreams, wagwandeya youth. Umuntu twakiriye kuri yago TV show yitwa Sano ko wumiwe. Kora. Ko wumiwe. Kora. Kora kazi. Yitwa Alyn Sano, turakwakiriye kuri Yago TV show. Let's go. Murakoze cyane Yago TV show. Suhuza abadukurikiye mu buryo bwa gihanzi. Peri, peri, peri mana, uri peri, peri mana, jena wetu sasazana, jena wetu sasazana. I've been searching, 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 searching. I've been falling, 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 failing. I've been pretending I don't care about love, but inside of me, nukuri nari ngukumbuye. Mubonye nahise menya ko ari mwebwe. Yo, what's up my people? Numukobwa wanyu Alyn Sano. Ati perimana nkubonye naje gusanga ari mwebwe kabisa, cyangwa se mbabonye naje gusanga ari mwebwe. Alyn, umuntu waririmbaga muri perimana kamera aho ngaho rwose ni muntu ki? N'umuntu nifuza ko twazabana ubudatandukana. Ubuzima bwawe bwose. Ni wowe wivugaga? Nivugaga mvugira n'abandi baba batekereza nkanjye. Yo. Ubuze umuntu mubana ubuzima bwawe bwose? Ntago nabuze umuntu tubana. Nukuvuga ngo ni bitewe n'ukuntu mbajije. Umuntu wavugaga ni muntu ki? Rero namuvuze uwo muntu. Hanyuma ndagira ngo tubwire umuziki wa Alyn Sano muri no minsi wifashe gute? Wifashe neza cyane kugira ngo murabibona iterambere rikuza uko nari ndejo ntago ariko nkimeze uyu munsi kandi I'm so thankful to God. Umukobwa umwe rukumbi mu gihugu cy'u Rwanda wagaragaye mu ndirimbo ari kumwe na Femi Uno cyangwa se Femi One. Mbere yuko tugera aho ngaho rero ndagira ngo utubwire abahanzi mu minsi yashize mbere yuko corona iteza mwari mutunzwe na performances, mwe mutunzwe no kujya mu bitaramo kuririmbira mu tubari mu mahoteli mu biki. Uyu munsi umuhanzi urimo kugerageza gukora indirimbo byibuze ikagaragara isa neza. Nje n'umuhanzi ndimo ndamwubaha cyane, murimo murabigenza gute Alyn Sano? Nukwihirimba tu nyine ugashaka ugahaguruka ukajya ibintu byinshi. Hari igihe hari n'ibintu byinshi biba atari ngombwa kwibonera amafaranga. Nubwo abantu batekereza ko ibintu byose ari amafaranga, ariko ibintu byose ni amafaranga. Ntago ari amafaranga, ibintu byose ni ubushake. Imibereho wari ufite mbere ya corona se niyo ubayeho ubu ngubu? Kameme ntago ariyo. Ubu ngubu ubukene bwarateye, nawe urabyumva ni danje. Umuntu ashobora kwibaza ngo amafaranga yo gukora video, amafaranga yo gukora indirimbo araturuka he Alyn Sano? Nkuko nabivuze ibintu byose ntago ari amafaranga yakora, kuko ibintu byose usanga birahari, ibintu byose dushaka birahari. So ntago ari ngombwa rero kuba ufite amafaranga kugira ngo ujye gukora ikintu at least kigaragara. Wowe ureba make ufite ukayabyazamo the best you can do with amafaranga make ufite. Ayo mafaranga make uvuga ufite cyangwa wabonye? Hari uturaka tugenda tuboneka ku ruhande nk'utwo ngutwo. Kuva covid yatangira kameme ntago navuga ngo ntago ndabonekera na kimwe. So ibiraka nyenda nkora, you know, abanzi barabizi nyine I save nkakora nyine bike atu. Uyu munsi kugeza amagingo aya ntabwo urabona management cyangwa abantu bagufasha mu muziki bihoraho? Ntago ndababona. Uracyafite team just kwitaho igufasha? Nyitaho abashuti banjye bamfasha. Twinjire rero ku ndirimbo yawe na Femi One cyangwa se Femi Uno, umukobwa wo mu gihugu cya Kenya w'umustar rwose. Umuntu atatinya kuvuga ko ari umustar mu bastari hano mu karere k'Iburasirazuba, by'umwihariko mu bakobwa cyangwa se mu gitsina gore. Mwahuje mute kugira ngo mukore remix y'indirimbo yawe?
naramwaprochinze ndamusaba ko twakorana aremera turangije nyine mwoherereza indirimbo ahitamo kontorora tuhita dukora remix yayo. Wamwandikiye binyuze ku mbuga nkoranyambaga Instagram, Facebook, WhatsApp hehe? Wamwandikiye hehe? Namwandikiye Instagram. Kuri Instagram. Uramwibwira? Ariko ntago ari njye wabyifashijemo gusa twamwandikiye turi babiri n'umushuti wanjye witwa Papa Emile. Witwa? Papa Emile. Papa Emile. Mbere yuko abasubiza ushaka kutubwira nka message wenda mwanditse uko yari imeze kugira ngo twumve binahe amahirwe cyangwa binahe shayago ntago mbyibuka pe ntago mbyibuka gusa muri make nyine byari ukumwaprochinga tumushimira uko tumufana dukunda indirimbo ye kandi twifuza gukorana nawe. Hanyuma mwifuzaga indirimbo cyangwa mwifuzaga gukora remix? Twifuzaga indirimbo tu ariko byose ni kimwe, remix nayo ni indirimbo. Nyine mwifuzaga indirimbo ariko noneho iri composed hagati yawe nawe? No, twe twifuza gukorana na Femi One nta kindi. Kuki rero mwahisemo gukora remix? Kontora ni indirimbo nziza iri international ishobora gukorwa n'umunyakenya n'umuntu wari we wese, so kandi nawe yarayikunze, twamwumvishije nyinshi ariko yarayikunze, so ayikunze aravuga ati warize tugasubiramo iyi ngiyi tukayikorana. Byatanze iyihe sura ku muziki wa Alyn Sano? Terambere. Femi One avuze ati ebana tuyisubiremo kontorora. Ni isura byatanze ku bandeba cyangwa kuri njyewe? Oya, ku muziki wawe we wahise ubyakira gute? Numvaga ndi mu nzozi. Numvaga atari byo. Ngiye nari nzi numvaga se ushobora kuba ari umuntu umwiyitirira. Ahubwo najya kurira nkabona ari verified nkavuga niwe pe. Narinze ntarabyemera kugeza igihe numviye igice cyageze muri kontorora. Nibwo nabyemeye ko ari we noneho neza. Ni mu gihe indege zitagendaga, ni mu gihe ingendo zitakorwaga, nireba ngakoresheje ese yararikodi inzara arafilima baramufana n'ibiki barezitinga barohereza byagenze biti? Exactly, yarohereje twarabanje twe turashutinga turohereza nabo bareba ibyo twashutinze tuvugana no kuri script n'ibiki nabo barashutinga hanyuma abaho nibo beditinze video noneho abahano nibo beditinze audio. Ubwo ndagira ngo tubwire mfite amatsiko yo kumenya kuko bano banyamahanga kenshi bakunda kutwiryaho. Sinzi niba abahanzi b'abanyarwanda bo bajya birya ku banyamahanga. Umunyamahanga namwandikira wenda nawe ase nkutinda kumusubiza cyangwa se nkutamusubiza nkuko umunyamahanga byifuza ugenje nuko bo badusuzugura cyangwa badupinga, umwandikira agasoma message ya wenda akakwihorera. Message ya Femi Uno yasubijwe ni wowe yasubije cyangwa yasubije Papa Emile? Urumva waramwandikiye? Mwese yarabasubije. Yabo waragusubiza na Papa Emile aramusubiza. Hanyuma rero feedback indirimbo yagize cyangwa bimwe mu bitekerezo byaje nyuma yuko ukoranye na Femi One. Feedback yari nziza cyane, barabikunze, harabo muri Kenya babashije kumenya na Femi One, hari abafana banjye barushijeho no kumukunda no kurushaho bamukundaga muri utawezana. So feedback muri rusange ni positive. Bibutse indirimbo kontorora. Call me anytime, any day. Take me anyway. Summertime or winter, oh baby. If it's cold, let me freeze with you. It's hot, let's go petale. Petale, petale, petale. Take over, game over. Just be my controller. Take over, game over. Just be my controller. Contorora, eh. Contorora. 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 Contorora, da da. Contorora. Contorora, oh yeah. Iyo niyo ndirimbo yaje gusubirwamo n'uwitwa Alyn Sano, n'umunyarwandakazi ukora umuziki hano mu gihugu cy'u Rwanda, afatanyije n'uwitwa Femi Uno cyangwa se Femi One kuva mu gihugu cya Kenya. Umwe aririmbye ngo utawezana. Wakaturimba mu gato. Mbabarira nago ndi umuraperi mana. Shawi ngora pe. Indirimbo utawezana ni indirimbo yamenyekanye cyane, iranakundwa yewe ikundwa n'abantu benshi. Mbere yuko club zifungwa iri mu ndirimbo zakoraga neza cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere k'Iburasirazuba. Uyu munsi Femi One ubaye umuhanzi wa mbere akora collaboratinze nawe mu gihugu cy'u Rwanda. Byerekana ko
hari icyizere cy'uko umuziki w'abanyarwanda watangiye kumvikana hanze niba Femi One amaze kurebwa na miliyoni zisaga zingahe ariko akaba yaremeye gukorana indirimbo nawe nuko hari icyizere yakubonagamo uyu munsi urabona umuziki nyarwanda mu yihe sura umuziki nyarwanda kujyanye n'iminsi yashize wenda yo hambere uyu munsi wowe uri no muhanzi urimo kugerageza kuzamuka ariko uzimo kuzamuka neza bitewe n'impano hari uburyo rero ubona uri gutera imbere ni ibintu biri obvious umuntu wese arabibona abahanzi bo mu Rwanda barakinwa ku mateleviziyo mpuzamahanga yo hanze baratumirwa mu bitaramo byo hanze indirimbo zabo urabona ko ziri gukinwa hanze y'u Rwanda hopefully ko tuzava no kuri East Africa tukagera na Africa tukagera no ku isi yose muri no minsi ndimo nakunda imiririmbire yawe na mbere narayikundaga ariko impamvu ndimo gukunda imiririmbire yawe ndimo ndakunda na titire z'indirimbo zawe uyu munsi muri no minsi ndimo kwita indirimbo zawe amaze ni ngewe umve ko ari nge mbese ntuzi umutima numve ko ari wowe umve ko ari ngewe hanyuma nagira ngo tubwire indirimbo kontorora ariko ikontorora ni ngewe wayize ariko perimana ntago ari ngewe wayize perimana rero ni ahubwo Sostene wa mutipe wanjye igiye mfasha mu kwandika indirimbo yumvishe kontorora ashobora kuba yarumvishe ntago yabimbwiye ariko ashobora kuba yarumvishe kontorora akamwinspira akavuga ati reka dukora kandi kantu kajya kumera nka kontorora tukitira irindi zina rijya gusanisha na kontorora so ndagenda nyine nyumvisha numva ni keza bya nari mfite n'indi ndirimbo ngiye kubanza imbere ya perimana numva nkunze perimana kwirusha ndagije mbariyo nyita nsohora perimana basobanura abanyarwanda perimana wari ushatse kuvuga hano perimana nari nshatse kuvuga permanent cyangwa permanent ariko nshaka kubishyira mu mvugo y'ikinyarwanda kimwe na controller nyine n'undi nashatse kuvuga controller hanyuma ikintu cyatumye perimana nyine murabizi ko bisobanura ubuziraherezo burundu nyine niyo mpamvu nshaka kubaza ngo kuki utayise ubuziraherezo kubera ko numvaga nyine perimana ari igiye muri beat kurusha se twari kuvuga ngo ubuziraherezo cyangwa burundu ariko perimana urumva nyine birajyana so niyo mpamvu rero twahise tuyita perima nyine yego uwise perimana ndagira ngo rero utubwire uyu munsi abakobwa bagenzi bawe mu muziki hari uwo duherutse kuganira witwa Grace the Queen wakoze umuziki hambere avuga ati abakobwa impamvu bakiri bake ni ibicanege bahura nabyo ngaho niba umunyamakuru umusabye interview tugombe tubanze turyamane ngaho ndashaka amafaranga ngaho ibintu nk'ibyo ugasanga harimo amananiza arambwira ati abakobwa niyo mpamvu bakiri bake ntabwo ari uko abahungu aribo bazi kuririmba kurusha abakobwa ntabwo ari uko abakobwa badashoboye kujya mu kibuga nabo ngo bakore nk'ibyo bintu ahubwo hari ibicanege byinshi uyu munsi wowe uracyatera kuka reka nkoresha iyo mvugo uracyatera kuka uragira gutya tukabona dukubisa akaririmbo keza niyo corona yatejemo nta bushobozi nta management byifashe bite ibicanege we ntago ari byinshi ni byinshi ariko nyine bisaba kwihambira bisaba kuba ukunda ibintu urimo kandi ufite inyota yo gutera imbere umuziki urawugereranya gute ndawugereranya n'iki urawugereranya gute na bagenzi bawe wenda bagenzi muhuriye mu ruganda by'umwihariko nk'abakobwa kuko turacyabona abakobwa bakeya unatubwira impamvu ubona ko mu muziki nyarwanda kirimo abakobwa bake ntago nyangereranya iyo ikintu cyiza kiba ari cyiza n'ikitari cyiza kiba atari cyiza so ngiye kugereranya byangora kubera ko ni ikintu ntajya nkora nirinze kongera kujya nkora mu buzima bwanjye ariko ikibazo ndumva ntari kucyumva neza ni ukuvuga ngo abakobwa bagenzi bawe muhuriye mu ruganda ushobora kutagereranya umuziki wawe n'uwundi ariko ibyo ari byose uburyo abakora ububibona n'uburyo nawe ukora ububibona hari igihe umuntu ashobora gukora byinshi ariko ntibisakuze umuntu umwe yakora igikorwa kimwe kigasakuza kurusha bya bindi byinshi niho ndimo kukubaza ugereranya gute byibuze umuziki wawe n'uwabagenzi bawe by'umwihariko abakobwa muhuriye mu ruganda rwa muzika bigereranya gute okay oh my god kugereranya subuko bose ibyanjye ni byiza urumva n'ibyabo mbona nabyo ni byiza kandi buri cyose gifite ubwiza bwacyo no kugira ngo ngiye kubigereranya numva byagora gusa abenshi tubona ikintu nabivugaho abenshi tubona baba bafite ama management labels abafasha
sunika bitandukanye n'ibyanjye ngewe usunikwa n'impano cyane cyane kurusha wisunika niko navuga so ndumva kunsabye kugereranya wenda ndumva ari uko nagerageza kugereranya ariko ibintu byiza biba ari byiza ni iki utekereza ku kuba abakobwa bakiri bake mu muziki Alyn Sano? nanjye mbitekereza nk'uwo mugenzi wanjye umaze kuvuga bahura n'ibicanege byinshi ariko nanone haracyarimo kwitinya haracyarimo na ya reputation y'umuziki kuvuga ngo umunyamuziki ni ikirara umukobwa akanga kumvikana gutyo akavuga ati oya kugira ngo banyite ikirara oya reka mbireke cyangwa se ugasanga nyine afite confidence nkeya cyangwa se ugasanga nyine urabona abakobwa benshi dukunda kuvuga ngo ngewe nzashaka umugabo amfashe nyine musanga ari mu nzu nziza iki byose ariko abahungu nyine ugasanga bo bari kwihirimba bakora kubera ko ari we mugabo ahubwo uzasangwa n'umugore so ngira ngo abantu benshi binjira mu muziki baje gushakamo amafaranga wenda nubwo baba bafite impano ariko ugasanga n'umukobwa ufite impano aravuze ati kubundi ndajyamo kumara iki ndajya kuvunikira iki ko ibizantunga mbifite komeze neza so ugasanga nyine n'ibyo byose bitumye abakobwa bakiba bakeya mu muziki w'u Rwanda. Abakobwa bari baje neza mu muziki cyangwa bari bari mu muziki bahagaze neza utakibona kandi uba wifuza ko wakongera kubabona ni bande? Ni Teta Diana harya ninde wundi nakibona najyaga nkundara Teta Diana na ndumva ari wunje hafi we nakundaga kubona ariko nkaba ntakimubona nta wundi ndumva nta wundi niwe najyaga mbona nyine nkunda indirimbo ze ariko nyine nkaba ntakimubona tu ese wowe waba ubibona ko abakobwa ari bake mu muziki? Hari igihe twakubaje icyo kibazo wenda utanabibona? Of course ndabibona cyane. Niwe muhanzi w'umukobwa urimo kuzamuka mw'iyi minsi urimo gukunda ibihangano bye? Linda Montez, the bad girl in the city. Niwe urimo urakunda ibihangano bye. Kubera urimo kubikunda bitarabana byinshi? Kubera ko afite ibihangano bye, first of all afite indirimbo wavuga ngo ni indirimbo ye, hanyuma kandi afite ijwi y'uburyo ndyumvishe nsheshuru meza kandi nanjye hari abumva iryanjye bakarusesa ariko nyine nkunda ijwi rye cyane kandi nkunda n'ukuntu yandika neza. Yandika ibintu biri international mbese aramutse yitaweho ari mu bantu bafasha u Rwanda kugera ku rwego ruri kure. Turibona Alyn Sano, turirimbire Alyn Sano indirimbo iri hafi yaba ari Perimana yaba ari n'indirimbo yari yose ndagira ngo nongere numve ku ijwi ryawe. Now my heart is beating like music, a romantic melody I've never heard before. Mugihe gikwiriye, wajuru kwiriye, ni wamenye uburyo wanyurura umunezero. Nkubonye nahise menya ko ari wowe, mon âme sœur, partner for life. Nkubonye nahise menya ko ari wowe, my ride or die, partner for life. Let me give you my love, let me give you my care, let me give you all of me. Yeah. Wow. Hey, ariko ubundi mwashira amafaranga muri bana bakobwa cy'imana yanjye. Umamubona Alyn Sano ubona yaguhombera. Wowe runaka uri ahantu tutazi rwose ukunda umuziki ubona Alyn Sano mushema amafaranga yaguhombera. Ngiye nkubajije icyo kibazo. Hadi warangije kaminuza? You can speak English fluently. Ndagerageza. You can speak Kinyarwanda? Yes. You can speak French? Ndagerageza. Man. Uwumva uzamujyana Kenya akagukoza isoni? Kampala yagukoza isoni? Nigeria? Usko ni kigane nyigerageza ariko cyane. Tubwira bakano ducanye bakano. Basuhuza badukurikiye.
kubera iki se murashaka se comprovinga ko urumva nukuvuga ngo ndakubeshye ndakigerageza ubimenye. kubera iki uyu munsi wambaye ijipo Alyn Sano? Mvuye mu yindi interview rero ntabwo nashaka kwambara imyenda nari nambaye kubera ko nayo ni ya YouTube. Jya utegura koko turagira ngo bampostinge nambaye iriya myenda nawe umpostinge nambaye iyi. Ntabwo uteguriye ahubwo ugomba kungurira. uzi ubwenge wambaye n'urukweto rwiza by the way. Wakoze cyane. we bwoko ntabyo nzi pe niba ari Nike ndabona handitseho Nike. narinzi ngo ni Dior wa mugani wa papa cyangwa ntabyo njya menya cyetse Jacques atubwira. hanyuma dusoza hari icyo wisabira abanyarwanda ku muziki wawe? Hari icyo usaba abanyarwanda ku muziki wawe uyu munsi? Mwari mutunzwe n'umuziki noneho na bwa bushobozi buke mwari mufite mwamwe mwirwanaho mukabubona wenda ntabwo mukibona. Hari icyo usaba abakunzi bawe, abafana, abakunda umuziki wawe, abanyarwanda muri rusange, no kugira ngo bakomeze kugufasha no gutera imbere? Okay, ikintu nasaba abanyarwanda, mobile money yanjye irafunguye. Yibahe lol izo rejects ariko for real abanyarwanda bizi ko twese dukennye ko ibihe turimo, ariko hari ikintu ushobora gukora ugafasha umuhanzi kandi udaspendinze amafaranga. Ushobora kugenda ugakora subscribe kuri YouTube channel yanjye, ugasharinga indirimbo yanjye link na contacts zawe, ugasaba indirimbo yanjye ku maradiyo, ku mateleviziyo, ukamfollowinga. Ibyo byose biba binyongerera imibare, kandi imibare egara amafaranga muri gihe muri iki gihe. So ntekereza ko ari cyo imbaga nyamwinshi yakora kugira ngo ishyigikire umuhanzi, cyane cyane ngewe ndivugira, ariko n'abanzi muri rusange. Ibyo bintu biradufasha cyane. Hanyuma ikindi numva bakora no gukomeza bakirinda covid kugira ngo bakurikiza amabwiriza nyine kugira ngo bishire vuba tu. Ko ni tudakurikiza amabwiriza tuzaguma muri ibi, kandi dukumbuye ibintu byinshi twabuze kubera covid. Alyn Sano, reka tugushimire cyane kandi tukubwire ngo courage. Murakoze cyane. Ariko ntabwo ndi busoze utatubwiye imishinga iri hafi izakurikira kuri Perimana. Ese collab nyuma ya Fame 1 haba hari izindi collab uteganya kugira ngo wenda abagukunda babe bategereje? Ndateganya collab muri uno mwaka, hanyuma mfite izindi ndirimbo ebyiri zo gusohora mbere y'uko uno mwaka urangira. Zawe single? Harimo collab, harimo niyanjye. Ako na collab nayo niyanjye. Uri kumwe n'umuhanzi w'umunyarwanda? Ego, w'umunyarwanda. Munini cyangwa? Munini. Ya izitari iza banini okay, iza abatari banini ubwo ni izabo. Hanyuma ni izabo waririmbyemo? Ego. Hanyuma ariko ubwo ikintu tuvuze ku munini nyine umustar izina rizwi, abantu bose ni banini ku giti cyabo. Yego. Hanyuma mu mwaka utaha nzasohora album, indirimbo zanjye, nyine album ya mbere. Okay, reka twifuriza amahirwe masa cyo gihe cyo kuronshinga album. Tuzabimenyesha abanyarwanda, sabadari babimenye. Hanyuma ubwo n'izina uzaritubwira icyo gihe, tubwire n'umubare w'indimo zizaba ziriho, unatubwire n'umuhungu muzakatana gato kuri album yawe. Murakoze cyane Alyn Sano. Murakoze namwe.